Yes, turabasuje cyane, turabasuje rwose, tubahaye ikaze n'ubundi muri aya makuru yo muri iki gicamunsi cyo ku munsi wo kuwa gatatu, turi tariki rero ebyiri z'ukwezi kwa kane, turi mu mwaka w'ibihumbi 2025. Aya masaha rero nkuko mubibona ntago nje mu kiganiro ndi jyenyine, ku rundi ruhande kandi ntago turi no muri studio, ahubwo tukaba turi kuri tere, aho mu masaha make ari n'imbere yewe muri buze kubona surprise bitewe n'ibyo turi kugenda tubategurira hano kuri tere. Mwabibonye rero kuri mikoro ya mbere ni umuhungu wanyu Fighter, kuri mikoro ya kabiri ni Vincent, musanzwe mumenyereye ubundi tunakorera rwose muhamagara kuri tere, ubwo already murahita mwumva ko twageze kuri tere. Umuyoboro rero ni Eugene Official, ariko ku rundi ruhande Ibigwi TV nayo ikaba yahashinze amatako cyangwa se yahateye amatako. Vincent, first of all reka manze nkwifurize igicamunsi cyiza. Urakoze Eugene, ndagushimiye kuba unyifuje igicamunsi cyiza kandi nawe ugira igicamunsi cyiza. Yes, urakoze cyane rero Vincent, urabizi ko nje ibintu byanjye tuba dukubita tubangura bitewe nuko amakuru aba ari menshi cyane kandi tugomba kuyatanga mu gihe gito cyane kugira ngo abantu bose nibura n'ufite mega nkeya rwose zishire nibura yamaze kumva amakuru. Ndagira ngo nibura tubanze tubabwire ko tugiye kugaruka kuri update, tugiye guhera kuri update mbere ko tujya mu bijyanye n'ubusesenguzi. Turaza kugaruka rero hano muri Nyiragongo ku munsi w'ejo, FDLR bagize gutya bongera gukora agatendo, bongeye gukora agatendo hano muri Nyiragongo cyangwa se hano muri iki kiba cya Nyiragongo. Iyi ni inkuru ngiye kuza rwose tukagenda tuyibavira imuzini muzingo. Turaza gusimbukira rero ku nkuru idasanzwe ku munsi w'ejo, nibwo wavugaga uti nyaboneka uwitwa Dr. Dash yavuze ko hari rwose ngo uwagambaniraga M23 ndetse ngo vuba hango bambwiraga ko ngo batangiye kugenda babafata. So kwikubitira muri amasaha abantu mudukurikiye menye ko ngiye kubabwira umuntu wamaze gufatwa ndetse w'igikomerezwa ukomeye, umwe ro mu bagambaniraga M23. Yes, winashikirwe mvuze ngo n'uw'igikorokoro cyangwa se n'uw'igikonyozi, aba ari umuntu uremereye cyane. Mutagira ngo ni babasirikare ba koporo cyangwa se ba bastoruta. So nuvuga ngo n'umuntu ukomeye cyane. Ubu tunavugana already ari muri maboso cyangwa se arafunzwe, arimo kugenda akurikiranwa no kugenda bamenya n'abandi bagiye batandukanye n'ubundi bafatanyaga kugambanira M23 hano muri Sud Kivu, mukumva ibitero ngizo ambush ngibyo ibitero bya hato na hato, byose nibyo tugiye kugenda tubagezaho. Turaza kugaruka n'ubundi kuri frontline cyangwa se ku mirongo y'urugamba. Vincent, uyu munsi nabwo rwose kuva mu masaha mu gitondo muri access zigiye zitandukanye, urugamba habaga imirwano, haba hano muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Imirwano ni imirwano, ibi byose turaza kugenda tubigarukaho. Itariki M23 ndetse n'igisirikare n'ubutegetsi bw'ikishase cyangwa se na leta bagomba kwicara ku meza bakaganira i Katari. Iyi tariki already yamaze kujya hanze, bazaganirira hehe, bizagenda bite, ni kuyihe tariki? Ibi byose biri mu bigize amakuru tugiye kugenda tubagezaho. Ubundi Vincent rero, abantu bakuzi kuba amakuru yo muri aka karere by'umwihariko kandi twita ngo ni politique ndetse na diplomasi. Iyo ayo makuru nyagezemo nibyo muri make nibyo bintu byawe, nibyo byawe. Ubundi burya ngo ibintu bigira ba nyirabyo, nawe bageze muri ara makuru mu karere njyamo n'uyitambikamo rwose nkabona uri guca impaka kuko ndayacucanura nkongera nkazana ubwino. Ikuru ryose riri muri aka karere ntabwo narisi ubu uri guca impaka. So ubwo rero aho naho turaza guca impaka, tuze no kongera kubabwira ko na hano n'ubundi muri Warikare ejo wenda kwegera hano muri Masisi centre cyangwa se Masisi zone, ku munsi w'ejo habaye imirwano ku masaha y'umugoroba, aho rero mu by'ukuri inyeshamba n'ubundi zashakaga kuza kuba zafata n'ubundi uyu mujyi wa Masisi, zigafunga n'umuhanda ujya za Warikare M23 igasa naho iheze hagati. Murumva ko amakuru ni menshi cyane. Murasabwa ikirero sasa, mwe murasabwa gukanda kuri subscribe ndetse mugakanda no kunzogera, mwe mudukurikiye kugira ngo mukomeze kubana natwe muri uru rugendo turimo rwo kuri tere, aho tugiye kuzenguruka ibice byinshi bigiye bitandukanye muri buze kugenda mutungurwa. Ubwo rero kugira ngo utazacikanwa n'uru rugendo mpaka tugeze Uvira, dore ko na Uvira nayo rwose nabaraye mbabwiye tubabwira ukuntu Uvira yamaze kuba ijya noneho kuri aho bita muri target igiye kuvamo. Ubwo nyine byose tuzaba turi kumwe no muri ya masasu twita ngo ni imirepuko. Vincent rero ubwo wumve uguwe neza, namwe mwese mudukurikiye mwumve muguwe neza kuri Eugene Official ndetse n'Ibigwi TV. Ubundi no amakuru yacu
reka duhite twatangira mu buryo burambuye. Nibyo Eugene nk'uko bivuga amakuru ni menshi ariko icyiza twahera ku byerekeranye n'urugamba muri za Warikare frontline kuko nibyo abantu batuziho cyane ku Bigwi TV kuri Eugene Official bazi yuko aya makuru nta handi wayashakira. Twe duhera rwose niyo mpamvu ni update zirakenewe. Duhere muri Warikare kugira ngo tumenye neza ibiri kubera Warikare n'abakunzi ba M23 bamenye bimeze bite, abakunzi b'ubutegetsi bwa Kinshasa bamenye icyo bakwiye gukora kugira ngo bataza gukomeza batuza kandi hari icyo bakwiye kuba bakora batakoze. Yes, hanyuma rero muri Warikare wenda gato cyane mbere ko tuja ndabizo bituzamuka burashaka guhita winjira kuri frontline ku mirongo y'urugamba, ariko ahantu bita ku munsi w'ejo ngo hari bitero n'ubundi bya Wazalendo cyangwa se bya ya mitwe yitwaje intwaro byagabwe. Ibitero ngo bikaba byaragabwe biturutse ahantu bita ngo ni Gasheberi, aha rero ni hafi rwose na centre ya Warikare, urimo urerekeza n'umuhanda donc uzamuka werekera muri Warikare ariko uve hano muri Masisi zone werekeza muri Warikare hari agaciro bita Gasheberi. Ku munsi w'ejo hakaba hari Wazalendo cyangwa se ya mitwe yitwaje intwaro yaturutse mu misozi iri hejuru y'uwo muhanda, noneho bagaba ibitero kuri M23. Ibi bitero Vincent ni bitero byari bigamije ngo kuba bakwinjira n'ubundi hano muri centre ya Warikare, ariko by'umwihariko ngo bashaka guhita bakatinga uyu muhanda. Igice kimwe cya M23 kiri iyo muri Warikare centre kigasa n'ikiborokewe iyo, noneho n'abari hano muri Masisi nabo bakaguma aho ngaho. Ubwo urumva imisoro n'iki byose byari kuba ari ibibazo. Iyi nkuru kuko yivuga nibyo guherejo kugera mu gitondo cy'uyu munsi Wazalendo iyobowe n'uwo bita Karumende bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka centre wa Warikare ariko uzamuka ruguru muri Gasheberi ibirometero 6 bagira ngo bafunge iyo mihanda ariko bahereye kuri axe Belge hari axe yitwa Belge yari hafi M23 yari hafite defense ikomeye. Iyo Wazalendo yashaka rero kugira ngo ihanyure bashe kuyipusi yegeze inyuma ibafate ifunga irira barabara igera muri centre ya Warikare rijya no mu bindi bice bya Warikare kugira ngo M23 kuhakontorora bise nibinaniye nitakasa ino axe ya ibita Belge noneho bo bagaruka inyuma bashaka buryo kibazo bongera bagaruke mu bice bya Masisi n'ukwikuramo M23 bayifungira inzira zose n'abahita baraburaho banyura. Banakomeje bageraho bita Kampala kugira ngo barebe yuko M23 yari iri mu kino gice cya Kampala nayo bayikubita yegera inyuma, ariko M23 kuko Wazalendo izuko irwana ari udutero duto dutegenda ikora iragaruka nayo ibahera uruhande rwa Gasheberi ikubita ijyana igarura centre kugira ngo irebe yuko baza muri centre, noneho ya defense iri muri centre isigare ibafashe, noneho bamwe bafate miri abanze kwirometa. Urumva icyababaho ayo urumva rero mu by'ukuri aho hantu byari bindi byari bicika. Urumva urugamba aho ngaho rwa rugamba. Ndagira ngo gato cyane mbere ko wenda tugaruka no ku yindi mirongo y'urugamba cyangwa se handi hari imirwano gato cyane ku munsi w'ejo ubwo hari tariki ya mbere z'ukwezi n'ubundi kwa kane twababwiraga ngo muri Nyiragongo hari igitero cyangwa se haragashya kahabaye. Abantu benshi tuzi neza ko hano muri iki kiba cya Nyiragongo izi mitwe zitwaje intwaro zaba FDL zabarizwaga hano muri Nyiragongo ndetse naye hose abantu benshi tuzi neza ko bashize, ubundi twibwiraga ko bashizemo hariya, ariko makuru n'ubundi agakomeza kugenda ashimangira ko izi FDL zo ziracyari nyinshi hari muri kiriya kirunga cya Nyiragongo, aho mu minsi yashize M23 yarutse gukora yo na operation. Murabyibuka ko yabaye operation y'umunsi wose ariko ntabwo bigeze bashiramo. Amakuru yangezeho mu masaha make ashize nuko ku munsi w'ejo ngo ku mugoroba wo ku munsi w'ejo izi FDL n'ubundi zakumanukiye ngo ziciye ziradoginga zizenguruka amapozisiyo ya M23 hano muri Nyiragongo. Vincent zimaze kuyazenguruka ngo zahise zijya donc ngo ahantu hari inkura bizi ko hano mu kibaya cyane hano muri iki kibaya uza mu karere ka Rubavu hari ukuntu kira kibaya cyanza rwe hano urakoze cyane. Hari ukuntu abaturage hari abasige baragiramo inka n'ubundi basanzwe baharagira noneho mbere nibwo bataragiragamo kuri kiragiye cya FARDC kuko barazibaga bakabigira gute, ariko M23 yigereyemo hariya za Kanyamahoro kabirimo hariya za Kirimanyoke kabihari n'ibice byose kabihari, abo baturage barimo
bakajya kwiragiriramo inka zabo nta kibazo. Ejo rero ngo FDL ngo baje bakusanyitse ngari benshi cyane baturutse hara muri la pariki ya Nyiragongo nyine numo bihisha ubundi urabizi yuko ira operation yo kubakuramo M23 ejo bundi yarayikoze ariko ntiyabasha kubakuramo bose kubera ko bafitemo imyobo bafitemo indake babamo byo kubakuramo bigoye ariko irabakubita bagata binjiramo ntabwo urumva rero M23 yahita yinjiramo hariya irabareka igacungana n'uvamo. Niyo mpamvu rero ubona bakomeza kuza bafashijwe n'abawazarendo bakihishe mu mazu hariya bakabarangira ati hari ahantu ibunaka mwabona icyo mutwara. Iyo babonye inzara ibishe ubwo buryo kibahita bazamo kwiba amahene, kwiba ingurube, kwiba inka, ibintu by'abaturage hari bakaza kubyiba. Ariko mu gihe icyo ari cyo cyose bakirimo hariya M23 ndabizi nayo yuko itazabihanganira izakomeza kubashakisha babikiri kuvuga ukuntu batwaye inka. So rero bakimara kubona ko M23 itari ku patrouille zayo zimaze gucaho ngo bahise bihutira mu by'ukuri muri izo nka baragenda uko ngo ari zose uko zakabaye ubwo busho bwose barashorera bashoreye ngo inka zigera hafi ku 100. Izi nka rero ngo bazinyujije ahantu bita muri za Nyiragongo, izindi bazinyuza ahantu bita izindi donc bazinyujije muri Nyiragongo ahantu bita ku mabere y'inkumi bazinyuza no kuri za Nyamishwi muri tura dusozi hanyuma bazijyana he bazijyana muri iyo misozi. Urumva ko ibintu hara ntago byari byoroshye uko bigenda kose nuko inzego z'umutekano za M23 zikwiye kuba maso amanywa nijoro cyane cyane yuko harimo n'abazigambanira bajya babwira ati muragiye ati baragiye. Niyo mpamvu bakwiye kuba baba maso ntibavuge ngo barakora patrouille nijoro ahubwo mwakara agace kubera ko bikomeye M23 na wazarendo bakomeza kuba bacungacungana nabo bagakora amanywa nijoro patrouille bagahera mu gitondo amasaha 24 nta kuvuga ngo baraza gukora agahe gatoya ngo baza gutaha cyangwa bavuge ngo barakora nijoro. Niba ramuka bakoze gutyo gusa ibintu bizakomeza kuba bibi, abaturage bibwa ibyabo, abaturage bibwa amatungo kandi babe banakicwa reka kubera yuko wazarendo ifatanyije na FDLR ntago bazanywe n'ikintu kimwe, bazanywe n'ibintu byinshi, baza baje kwiba, baza baje kwica kandi baza baje no kurebaho M23 ifite ibirindiro kugira ngo bamenye aho bayihera bahungabanya umutekano wa kari agace yamaze gufata umujyi wa Goma, za Rucuru ndetse n'ahandi. So ubwo rero urumva ko nkuko amakuru ariko tugeraho nyine inka zirenga 100 bazitwaye kuva mu gitondo muri Rukera. M23 ikomeje gukora operation zo guhiga cyangwa se zo gushakisha izi nka wenda ngo bareko nizo basanga aba bagabo batarabaga cyangwa se bataranyururuza. Ariko urumva ko ibiri kubera hariya ntabwo bisanzwe mw'abantu mwe ibintu ntago byoroshye hariya. Andi makuru ubwo turimo turihuta Vincent turimo turakubita tubangura twerekeza muri Sud Kivu. Mbere uko tugana reka ahubwo dukurikiza Sud Kivu mbere uko tujya kumugambanya twabanje hano mu mujyi Igoma, hano Igoma neza naho birashoboka tukamanukira Sud Kivu rimwe tuva Igoma dukomeza tujya Sud Kivu utubwire ya nkuru wavugaga nyine uraza kudubwira muri rusange kusobanura yose. Igoma urabizi yuko M23 yagiranye amasezerano na SADC kubyerekeranye n'ukuntu ingabo za SADC zizava hari zigataha bakabaha igihano cyo kubaka ikibuga cyo gufatanya gusana ikibuga no gukuramo ibisasu rega bateze kuko niba naza aho biri kuko babiteze niba baturikana bibatware rwose baturikane ndabireba. None rero nyuma yuko ibyo byose bibaye ejo twari twavuze yuko Kayikwamba yavuze ko ngo ingabo za SAMIDRC zitazavamo hano mu gihe ngo M23 itari yarekura umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Bukavu. Ntibabyumvise ariko M23 mu ijambo bakunda kuvuga bavuga yuko nta kintu na gito kizabakura mu iyi migi. Uyu munsi nabonye hari n'undi mu wazarendo wavuze ngo yihanangirije M23 yuko ngo batazakoresha kiriya kibuga kuko cyahagaritswe ngo n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo babangamira ayo masezerano ari hagati ya M23 ndetse n'ingabo za SAMIDRC. Ariko nakubwira ko nta muntu n'umwe wakitambika M23 ntawe kubabwira ngo ntabwo bizakorwa. M23 yabikoze itabagije oya ni babanze mbese banayitambike no mu nkengero zayo banabanza babigaragaze bavuga bataka gace twakamboye M23 ni ikimenyetso kigaragaza ko nibindi turabikora nibindi bavuga batambitse kivuga ntabwo gikora ngaho niba bigerageza aho ngaho rero urumva n'abantu babikanyiza bakabati turabishobora. Ariko ngewe icyo mbona M23 nabonye hariya AFC ingabo zabo nta kintu na kimwe cyabuze kuba kiriya kibuga cyakoreshwa nk'uko basezeranye na SADC.
Yes Vincent, ubwo tugiye gukubita tubangura duhita twerekeza no mu yandi makuru. Ubwo tayari biri official tumanutse hano muri Sud Kivu, niho twimanukiye rwose, niho tugiye gutera agatebe twinjire mu makuru aremereye cyane. Tujye frontline cyangwa duhere kubagambanye? Era kubagambanye nibyo byiza kugira ngo abantu bamenye n'abagambanye abari bo, bamenye se baragambana bate, ubundi batangiye kugambana ryari, ese ubundi ubugambanyi bakoze nubuhe bwerekeranye n'iki, bafatwe bate, ese amaherezo yabo araba kugira abantu bamenye nyirizina. Inkuru twayivuze ejo, ariko abantu bakajya bavanga ibyo bintu muri kuvuga ntabwo ari byo. Turavuga ati turaza, ni wowe wabivuze ejo nakumva ati iyi nkuru ngendaza kuyibagezaho mbabwire umugambanyi ninde, ari hehe, yafashwe ryari, yakoze iki, agambanira abande, abikorera he, abikorera n'abandi. Ejo bavuze yuko tuzanira amakuru yose yerekeranye n'uburyo bari kubikoramo babagambanyi, uburyo M23 iri kubatarakinga, uburyo iri kubafata, uburyo iri kubahana, uburyo no kubamenyesha ko bakwiye kubivamo, utabivuyemo ko bizamubera ibindi. Numva rero wayihera kuri ya message ya Dr Dashi, uburyo yavugaga n'uburyo arasezera. Iyo message ya Dr Dashi niwo yifite, kuko nje ntago namuzi, ntago ndamufollowinga, ntago niho nahera nicyo kintu kugira ngo nyirizina umenye Dr Dashi yavuze iki, kugira ngo bigutere amatsiko yo kugira ngo ninjiremo neza ndani, uvuge ngo uyu mugambanyi ngiye kumushakisha, menye uwo ari we ninde. Wari wabivuze rwose narukumva rwose, nje mba nazi rwose, ubundi umurimo nitumye mba ngomba kutumika. Icyo rero kanyibutse abantu kugira ngo bakimenye uko byari byagenze. Ejo Dr Dashi ku rukuta rwa X yaranditse ngo maze iminsi ngo ica iruhande inkuru imwe mba nabuze uko nyivuga, kuko ngo ababishinzwe ntibarabivuga ku mugaragaro, ngo hari inkuru utabika igihe kinini ngo bikunde, biri burangire babivuze. Uyu munsi wa gatatu iyi nkuru nyinyura hejuru, ari nako abasomyi banje ibyo nandika babisoma bakagira ngo ibyo mvuga sibyo, ariko iyi nkuru uko bigenda kose ngomba kuyivuga. Niko yavuze. Ntabwo ari wayivuze rero, hari yaratangaza, urumva ntabwo yayivuze nyine, ni wowe ugiye kuyivuga gusa. Ariko icyo mushime nuko aba yaduhaye umurongo, aba yaduhaye akarungo, aba yatumye duhiga, nawe urumva ntabwo yoroshe. Ni icyaha kibi cyane, wa mugabo ntangiye kumutinya. Umva ngo kugambana ni icyaha kibi cyane, ngo ntuzigere na rimwe ushyira indi imbere. Hanyuma ku buhanga bw'ibyuma, uyu mutarama andebere, hari nimero mwoherereje ngo ku buzima bw'abantu, nibyo niko yavugaga. Aravuga ngo mu Rwanda na Uganda umugambanyi ahanwa by'intangarugero, ngo nizere ko muri AFC 23 umuntu wese wagambana bamuhana by'intangarugero. Ngo inyeshyamba ubundi rero urimo urabibona, ngo inyeshyamba ubundi iyo zigufashe ngo by'umwihariko mu guhana, kuko inkiko ziba zitaratangira gukora neza, ngo haduye akwiye gukubitwa accordingly. Ndumva ngo akwiye kumuhonda. Wakomeza bakatubwira uyu mugambanyi yamenyekanye ninde. Dashi yakomeje kumugira ubwiru. Breaking news rero, amwe mu makuru mbafitiye kuri uyu mugabo, nuko twaje kumenya ko umugambanyi n'umwe mu bantu n'ubundi bafite rwose titre cyangwa se bafite izina rikomeye cyane, kuko kubona umuntu ni umuntu rwose winjiye muri M23 cyangwa se muri AFC igihe gito, kuko ni ukuvuga ngo ni guverineri, ubundi yari guverineri, ni guverineri wa Sud Kivu, bamaze gukora kuri Sud Kivu kubwa Kisekedi. Reka da hunza akajya za Ovie, reka ninde nushizwe hejo bundi nuwo M23 AFC bimitse, niwe wagize ute, niwe wagizwe guverineri, bamugize guverineri. Amakuru mfite kuri uyu mugabo nuko uyu mugabo mu minsi ishize n'ubundi ngo bagera hano muri Sud Kivu, yarasanzwe afunzwe, yarasanzwe ari imbohe, afungiwe hara muri gereza hano muri Sud Kivu. Noneho 23 yari yamubohoye, noneho baramubohora. Ubwo bigendanye n'ibindi bigano ntamenya ngo baganiye n'iki byose. Noneho bagera nyuma baravuga bati, nk'umuntu wababaye, nk'umuntu wagize ute, reka twongere tuguhe umurimo cyangwa se dukorane. Ariko yakaba yarabanje kujya he kuri refresher no guhabwa amabwiriza kugira ngo abanze asubire ku murongo, amukuremo ibinyamusozi, amukuremo bimwe bya Kisekedi, amukuremo byandi byo Wazarendo, bya bindi byo muri FARDC no muri polisi ya Kongo, byose banze bimushiremo. So kwikubitiro bahise bamugira guverineri, urumva yaratombore,
amahirwe yarayacakiriye hejuru. Urumva yaratomboye ntabwo ni kwa kundi ubona ibintu bikugwiririye utarwaniriye yagize ute. Buriya nibyo abantu bakubwira ngo ibintu by'ubusa buriya ibintu by'ubusa ntabwo umenya no kubimanaginga. Ntabwo yari yarakoze cyane ntaki, ariko aragira amahirwe kugirwa guverineri wa Kivu y'Amajyepfo. Ni ibintu utapfa guha umuntu uwo ari we wese. Nk'uko rero amakuru abivuga, uyu mugabo ngo niwe wagendaga rwose atanga amakuru akayaha zino ngabo n'ubundi zo ku butegetsi bwa Kisekedi muri za FARDC. Wavuze guverineri uyu nguyu haryo washyizweho ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025. Ni uvuga nikatumenyesha abana bindi nibyo byinjiremo neza. Sasa itangazo AFM 23 yari yasoye, iri tangazo ryagaragaza abaguverineri bashyizweho n'abaguverineri bungirije barisoye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri umwaka 2025. Iri tangazo ryari ryemejwe na Bertrand Bisimwa, akaba ari coordinateur wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibibazo bya politike n'ububanyi n'amahanga, ndetse ryemezwa na Corneille Nanga Eberua, akaba umuhuza bikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Iri tangazo rero ryavugaga yuko hashyizweho guverineri witwa Monsieur Birato Rwihimba Emmanuel. Ibirato n'uyu wagambanye n'ibirato yagambanye ati ni kuvuga ngo yamenyaga amakuru abwira Wazalendo. Nuwango yamenyaga amakuru ukuntu M23 muri Sud Kivu hano mu mujyi wa Bukavu badiployinze n'iki byose nabona n'imigambi yabo yose, akazajya ahamagara iyo ngiyo akayatanga amakuru. Kuko nabonye Wazalendo hamugani koko kuri Kan TV i Bukavu hari igihe cyageze akajya haba ibitero amanywa nijoro. Biriya bitero nawe burayabaga ngo abifitemo uruhare, kuko hari n'abandi basirikare bato barimo yagendaga ahereza ayo makuru no bakayahereza abande, bakayahereza nyine izo Wazalendo n'izo ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa. Icyo bisobanuye ni iki rero? Nuko uyu mugabo ubwo urumva ko ejo bahise bamuta mu mvuto, bahise bamufunga, bamutaye imvuto. Urumva bamutaye muri gereza, arimo gukurikiranwa banakora iperereza kugira ngo bamenye abo bafatanyije cyangwa se basanzwe n'ubundi babana bakorana muri ubu bugambanyi. Twavuga ko ari Dashi yavugaga n'uyu nguyu, ariko ubwo urumva harimo n'abandi n'ubundi ntabwo yakoraga wenyine, haracyarimo n'abandi, ariko wamwe cyangwa se yankubiri yo kubahiga yo kubashakisha urumva niyo irimo iragira ite niyo irimo gukorwa. Nkuko ngaje rero ibitero mbona buri munsi abona Wazalendo iyo mu bita ngo Mike uwo nguwo yari umwe mu bayobozi b'intara, yari ministre provincial Sud Kivu. Rero ikintu yakoraga uwo nguwo yakundaga kugaragaza yuko ashyigikiye Wazalendo, anayibwira yuko ikwiye gukora ibishoboka byose ngo bakisubiza no mujyi wa Bukavu. Uwo ari we ubundi yahoze ari mu ntuza, yahoze aba mu ishyaka bita UNC Union Nationale Congolais, aza kurivamo mu 2020 mu kwezi kwa 9. Uri kubyumva? Mu kwezi kwa 8 ajya mu cyo bita PPRD ni ishyaka rya Joseph Kabila. Iyo shyaka rya Joseph Kabila rero arijyamo kugira ngo abashe kuzahura n'ubutegetsi bw'iri shyaka mu gihe baba batsindiye imyanya, bazamufasha nayo kubona imyanya. Kuko mu by'ukuri n'ubusanzwe wabonaga ko yajarajaraga, niba yaravuye muri UNC akavamo akajya muri PPRD akavamo, noneho akaza yagera muri M23 bamuha amasomo ahawe ntayakurikirane neza ngo yafate akurikiza ibyo bamuhaye, akajya kugambana muri Wazalendo. Ubimva ko byamuhira ni ikibazo. Nibyo Rodash avuga ko twe rwose gahunda ihari bari kubahiga, kandi urumva batangiye kugenda babafata. Iyi nkuru reka tuyivo duhite twinjira ku bigendanye n'ibiganiro cyangwa se n'imishikirano iteganyijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Mumaze igihe rero abantu benshi mukurikira ku rezo sosiyo front page y'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, byose bigenda bigaragaza bivuga ko rwose M23 staff yabo AFC bamwe ngo bamaze kugera i Qatar i Doha, aho rero ngo bagiye kuganira na Qatar kugira ngo barebe ko Qatar rwose yabahuza cyangwa se yabunga na leta ya Kinshasa. Vincent ro amwe makuru ari noneho aratrendinga ndetse yamaze kugenda
akwirakwira kuri rezo sosiyo nuko M23 umunsi wo kuba baganiriraho n'ubutegetsi bw'Kinshasa already byamaze kwa bijya hanze. Ngira ngo ni amwe mu makuru nahoze mbona uri muravuta nyamara urabona hari igihe ibintu ngo ntabwo bizashoboka, nyamara ninjye birashoboka, ni kweri ruhame proof bimeze bite iby'aya masezerano cyangwa se iby'iyi mishikirano iri guteganywa nkuko bivuga. M23 yabanje gutumirwa nka M23 icyo gihe n'ibyari byatangiwe na Rwanda, byari byatangiwe na perezida wa Angola, ariko M23 yanga yuko bayitumira nka M23 ko bakwiye kuyitumira nka AFC M23. Nyuma ntibabikora, Rwanda ntiyabikora ngo ibatumire, birangira na perezida wa Angola yikuye mw'ibi biganiro avuga ngo ntabwo akibigiyemo, ariko abyikuramo ari akantu k'ishyaragize kubera yuko igihugu cya Katari cyari kibyinjiyemo. Abona igihugu cya Katari kibyinjiyemo, atangira kugira ishyari ngo kuki perezida Paul Kagame ngo yahuye na Tshisekedi, ngo kandi twebwe ngo twahaye rendezvous M23 guhura na perezida Tshisekedi hano akajyaho tutabimenye. Ubona bagize akantu k'agashyari bikuramo. Bamaze kwikuramo ariko nawe ntiyabivamo, yongera itumira AFC M23. Umva uko yanditse AFC M23. Ntabwo yabasuzuguye ngo yandike M23 gusa, yabanditse bose kuko ari ihuriro. Uruvuze AFC M23 nazatwirwaneho ziba zirimo n'abandi bose abanyepolitike ku ruhande. Ubwo bivuze ngo AFC ntabwo iri hariya nka M23 bonyine, bariyo nka twirwaneho, bariyo donc nk'imitwe yose yemera AFC. Noneho barabatumira bagidohura bizi yuko itsinda ryabo ryari riyobowe na Bisimwa ndetse na Corneille Nzenze. Imani Nzenze. None bagezeyo byavugaga yuko na guverinoma y'u Rwanda ishobora koherezayo intumwa cyangwa guverinoma ya Kongo, ariko ntabwo twigeze tubona itangazo rya Katari rivuga yuko baba boherejwe, ntabwo twigeze tubona. Ibyo bibazo rero mu buryo bwo gukemuka Katari ubona yarabigize ibyabo, maze kubigira ibyabo baravuga bati rero nubwo bano tutabatumiye, dutumiye AFC 23 tukaba dutumira na Kinshasa, nibo bafitanye ibibazo. U Rwanda ubundi turutumira kubera iki? Nubwo u Rwanda rugirwaho ingaruka n'ibitero bya FARDC, ariko M23 yumvikanye na Kongo, ibi byashoboka bigakemuka. U Rwanda narwo yenda rukazavugana na guverinoma ya Kinshasa nyuma. Niyo mpamvu rero mw'iyi minsi nanjye nabonye ikinyamakuru cyo muri Kenya cyitwa The Nation cyandika yuko itariki yo guhura kwa Tshisekedi ndetse na AFC 23 yagenwe bavuga ko bagennye itariki 9 z'ukwezi kwa 4. Wowe wibuka imibare ni kwa kangahe? Ni iminsi none turi kuwa uyu munsi turi tariki 2. Ubwo uhise ureba niba turi ku munsi wo kwa 3 tukaba turi kwa 2. Uyu munsi turi kuwa 3, sibyo? Turi kuwa 3 tukaba turi tariki 2. Nuko ngo tariki 9 n'ubundi zizaba ari kuwa 2 n'ubundi. Zizaba ari ku munsi wo kwa 3 n'ubundi. Zizaba ari ku munsi wo kwa 3, nico gihe itariki 9 zizaba zuzuye. Ubwo twitege ko ari bwo ibiganiro bigomba kuba. Ese kuri iyi nshuro aha ngaha tugiye kuhaganira Vincent ko ubushize byagombaga kubera i Rwanda M23 AFC batumiwe, bikaza kurangira M23 igeze nyuma bakavuga bati twe tubivuyemo bitewe n'impamvu runaka bagatanga proof. Ese twitege noneho kuri iyi nshuro ko ibi biganiro biraba nta kintu kiri buze kubikoma mu nkokora? Ari ibintu mbona ibiganiro bishobora kuba, ariko ikintu kigoye cyane mbona kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bugomba kuba bushyiraho akadomo ni uburyo bw'uko ibiganiro biba AFC ikabyitabira, none AFC 23 twirwaneho byose ubwo biri hamwe bakabyitabira, bamara kubyitabira bagasinyana amasezerano, bamara gusinyana amasezerano ubutegetsi bwa Kinshasa bicaye muri sare bakabyemera, ariko bwamara kugera i Kinshasa bagabihebura, bicaye i Kinshasa bakavuga ngo ntabwo tubishyira mu bikorwa. Ubwo ugiye kuvuga kandi ko nibizabyavuye Katari byategewe indege bakagwa ku bibuga n'ibibuga, ariko zikugira uve Katari ugere hano. Reba Katari, kuva Katari ugera none hano muri Afrika, ukagera hano muri Kongo, ukagera hano mu Rwanda, ukagera hehe? Uzi ibibuga by'indege mugiye muruhukayo, mugenda muhagara, uzi imihanda mu kirema mwanyuzemo ko ingana, wanyuze ukaza ukabihonyora.
oya buretse hari icyo ibintu bita ngo ni agasuzuguro karenze. Ufashe indege, hari bariya bagabo, bano bagabo buriya Qatar abangaba ni abantu batagira amasaha yo gupfa ubusa. Kuvuga rero niba babahaye igihe kingana n'umunsi, buriya mu munsi bano bayobozi bo muri Qatar ikintu babakoze, niba ari abantu bashobora gukora systeme yo kugwisha imvura, bakazajya bagusha imvura igihe izuba ryabaye, izuba ry'igikatu. Ni abantu batekereza cyane, uzumva ibintu byinshi biva hariya, donc ibintu bizano muri Afurika. Kuguha rero igihe kingana n'umunsi wose, urabona yo vetura amazeyo n'igihe, mwarangiza ibyo bintu mukabihonyora. Nabo ntekereza ko ibyo bintu ntago byakugwa amahoro. Mbona ikintu kizabaho igihe M23 izaguma Qatar, kandi hari ibintu nabyo yagakwiye kuba yikorera. M23 urabizi yuko ari igisirikare, ifite igisirikare bita ARC, Armée Révolutionnaire Congolaise. Kiriya gisirikare cyabo wabonye ko gifite ubushobozi bwo kwifatira n'ibice byinshi bitandukanye n'ibyo bafashe. Usibye ibiganiro, bafite n'ubushobozi bwo kubikora ku mbaraga ibyo basaba. Igihe cyose rero ubutegetsi bwa Kinshasa butazemera yuko ibyo Qatar babwira bakwiye kubishyira mu bikorwa, M23 ikoresha igisirikare cyabo izabibumvisha ku mbaraga. Ndambona rero kubera yuko Tshisekedi ari mu minsi ye ya nyuma, aragira ngo akoreshe ubu buryo, ibiganiro bajye bagenda baganire, ibivuyemo ntabishyire mu bikorwa. Natabishyira mu bikorwa, ategura intambara. Namara gutegura intambara, ashoka abasirikare yuko arongera umushahara. Nabashoka ya mafaranga ajya agenda akoresha andi yo muri presidence, kuko nta bije ihari. Niyo ushinga amategeko nigeze utora bije. Ntabwo wigeze atora bije. Ntabwo wigeze bayitora ya kiriya gisirikare kuba barongera umushahara. Akoresha muri presidence, akurema yo yibikira. Agenda bisunike bigera ku gihe bananiwe irangirira. Yicukuriye amabuye y'agaciro, yiboneye n'ibindi keneye. Ariko kubishyira mu bikorwa bizava mu ibiganiro bikaba ikibazo. Mbiha 10%. Ubiha 10%. Oya nawe urarengereye da. Ntabwo ndengereye. Nibura wakagize nka 40% visi. Ndashingira ku bintu bitatu. Icyambere, habaye ejo bundi agahenge gatangajwe na M23 wari kare. Iravuga ati twebwe agahenge twahashyizeho turifuza yuko gashyirwa mu bikorwa. Ubutegetsi bw'Ikinshasa bukoresheje Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga, bikoresheje igisirikare cyabo, basohora amatangazo atandukanye avuga yuko batongera kwataka AFC M23, babuzana wazarendo, bakora n'ikimenyetso gikomeye. Niyo mpamvu iryo 10% ndivuze, bandika AFC M23 bakiraho RDF, ntibayishyiraho. Mbere bandikaga ngo M23 bari RDF, ntibabyandika. Bigaragara yuko noneho batangiye kwemera ko M23 ari abakongomani. Iryo 10% rero nuko ntangiye kubana ko bemera ko ari abakongomani. Ni nayo mpamvu mvuga ko ibizava mu biganiro bazabikira mu bikorwa 10%. Noneho icyavugwaga rero muri iryo tangazo niki rya FARDC, babuzaga wazarendo kurasa kuri M23, bakabuza FARDC kurasa kuri M23. Bakora ikintu gikomeye kindi, baravuga ngo les forces d'autodéfense. Bavuze forces d'autodéfense ni za ngabo zose abaturage n'abandi bavango bari kwirwanaho, ngo nabo ntabwo bazahirahira bataka AFC M23. Ariko bitamaze amasaha 3 basuye iryo tangazo, wazarendo yari iri mu kazi. Bahise bakoresha drone, ababirigi bahise babinyamo. Bakoresha drone, bakoresha Sukhoi 25, bakoresha wazarendo, kagahenge barakica. None se niba ibyo ngibyo byari byasinywe idoha bikarangira babyisha, uravuga ko nubundi ari ikihe gishyashya kizavido? None n'abaperezida bari bahuye, n'abaperezida bari bahuye, hari hawe perezida Felix Tshisekedi, hahura na perezida Paul Kagame, baravugana ati rero hagiye kubaho agahenge. M23 nubwo ititabiye bino biganiro, turayisaba ikiraho agahenge. Barayisabira byemera. Iravuga ati twebwe twemeye gushyira mu bikorwa agahenge twatangaje twenyine. Ubundi kari agahenge ni M23 yari agatangaje ubwayo, igashyira mu bikorwa. FARDC irakemera, kayikwambara kemera, n'abandi benshi bategetse. Ariko birangira bo bakaviyoge. Kandi byavuye idoha. Nese ubundi niye assurance wampa, niye garanti wampa inyemeza ko ibizaba ku itariki 9 guverinoma cyinshi zizabishyira mu bikorwa. Wibuka icyo perezida Kagame yavuze? Yaravuze ngo nta muntu numwe ndabona wasezeranye ikintu na Tshisekedi ngo kishyire mu bikorwa. Ngasohoka yakiba. Njewe ikintu ndimo ndareberaho buriya ikintu ingingo imwe yonyine ndimo ndagenderaho nduririraho. Ni kuri iyi nshuro ibi bitandukanye nibyo twabonaga bibera hano ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko hano i Rwanda ndetse na Nairobi.
kuko uzasanga hanini n'ubundi Gisekedi donc aha hantu ho asa no yamaze kuhagira nk'akarima kiwe kuko ibuka ko Gisekedi no mu nama za EAC bavagaho bemeranije ibintu muri kiragiye cya EAC yarangiza akagera hari yamaze kubihindura yabaga yabyibagiye bandi noneho nuza kureba ibya Jororenko ni umuntu donc Angora ni umuntu n'ubundi bashize mu bintu bijyanye no kunga ariko nawe akabashaka n'utundi tunyungu runaka abashaka gutsitsaho bivuze iki bivuze ko ashobora kugera kuri Gisekedi bitewe nuko hari inyungu bari kubona nawo muri iyi ntambara kuko urabona hari inyungu agenda babonamo akagerageza kugira ukuntu amubwira ibiki n'icyo akamwumvisha uburyo ki ari kubunga ariko uriya mutwe uriya mutwe umubangamiye Gisekedi ntabyumve ayo mpamvu uriya minsi ya 23 ngo byatumye banga ibiganiro by'i Rwanda mubura ngo bari banagambaniye ku buryo banagombaga kuba bagira bate ikibazo gifite kuba yakubahiriza ibivuye mu biganiro ndavuga ubutegetsi bwa Kinshasa ikibazo gifata nibyo ndimo ndavuga rero ndimo ndagenda mbisesengura mbihereye mu mizi icyo nshatse kuvuga rero niki ibi ntabwo ari ibintu bigiye kubera hano muri Afrika my friend ibi ni bya bindi kuko urabizi Gisekedi n'ubundi iyo agiye gusaba inkunga ahantu hose agiye aba yirukankaga na hehe mu bihugu by'i Burayi kuba rero habimo ibihugu bya nka Qatar ntekereza ko ntabwo ibi biganiro akaboko karimo konyine usibye kuba biri kubera muri Qatar so ati birashoboka kuba Amerika ibirimo birashoboka kuba ibi bihugu nka wenda nakatushiremo n'Uburusiya we nukugenekereza kubera ko abatumira se ushaka kwerekana ko bigiye kubera muri Aziya bizagira imbaraga kurenza uko ibisubizo byava muri Afrika bitandukanye icyo aho itandukaniro Gisekedi ashobora kugira amakikango bitewe naho byabereye donc Kinshasa ishobora kugira kikango bitewe naho ibintu bigiye kubera kubera iki hari imiryango mpuzamahanga cyangwa se ubu nayo navango yiteze kureba bizava hariya ariyo mpamvu ndi kuvuga nti hariya ikatari ntabwo ari Qatar yonyine igiye kwinjira muri iki kibazo ntabwo ari Qatar yonyine izabihara ariko byose ibyo bihugu bizabirimo ariyo mpamvu ndi kuvana ibi bintu bifite uburemere butandukanye nubwo twabonaga hano i Rwanda cyangwa se hano Murango uburyo guverinoma ya Kinshasa yabitinya ikafata uburemere bubishyira mu bikorwa none si ibihano n'ubundi batinya ibi bihugu by'i Burayi bifata ibyo bihano byo ntibabitinya ibihano kuba babitinya ariko kubishyira mu bikorwa ni ikindi urumva ko basinya amasezerano ya 2009 ntibayashyira mu bikorwa basinya 2019 ntibayashyira mu bikorwa batumira yo 23 Kinshasa 2020 imara y'amezi 18 ntibayashyira mu bikorwa ibyo bari bavuganye baraza bageze hano ejo bundi muku kwezi gushize bavugana agahenge ikashyirwa mu bikorwa kugera uyu mwanya ubona ko ibikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu by'ukuri ntago bakeneye kumvikana kugira ngo hakemurwe ibibazo muzi bihari aho ko bari gukora ibintu bagaragaza ko bo ari bo bafite uburemere bw'ibiri kubaho ko ari bo bakwiye kubikontorora ko ari bo bakwiye kugena uko igihugu kigenda ko M23 AFC badakwiye gupanga nabo uko igihugu kiyoborwa bakerekana ko bafite ubushobozi ariko bakirengagiza ko M23 ho yafashe yagaragaje ubushobozi bufatika bwo kuharinda haba kurinda umutekano haba mu bikorwa remezo n'ubuyobozi oya birahari mu masuku ubonye ko muri sake na Masisi batanze umuriro batanga n'amazi ariko ntibabibone bavuga ngo abantu dukwiye kuganira ibyo twaganire tubishyire mu bikorwa niba bishyira mu bikorwa ntabwo ari bafite inani inyungu bonyine ni igihugu cyose n'abaturage kandi n'akarere kazungukiramo yaba u Rwanda ruzunguka Uganda izunguka n'Uburundi buzunguka ariko Kongo ubona yo idafite uwo mugambi kubera ko abayobozi babo icyo bifuza ni ukugira bibonera amabuye babone nyine uburyo basahurira mu nduru bavuga ngo ibyacu birangire tuvemo abandi bazi bahangane n'ibibazo bihari niyo mpamvu ngiye mbona badashaka kubishyira mu bikorwa reka tugiye muri deba y'iki kintu dushobora kwira bugaca kuko nje impamvu nyine navuze bifite uburemere naho bigiye kubera none ntekereza ko biramutse byanze ko hariya bidashobotse hariya nta kindi cyahagarika M23 ntekereza ko hari n'ibihugu Gisekedi adashobora gusabamo imbaraga cyangwa se umusada akawubura kuko
aho yarasigaranye n'ubundi hari imbaraga ni Burayi. Icyo gihe M23 ifite uburenganzira bwo kwa advancinga rwose ibifite go ahead na bya bihano tujya twumva ngo bafatenga abayobozi niki tukumva nta biri gufatwa bakadvancinga mpaka bageze ikishasa. So ibyo rero ni ingaruka zishobora kukuva kukuba ibi biganiro nyine kishasa yagira icya ikabinegirija cyangwa se ikabyanga. So nguko ro Vincent reka tukiri hano muri Sud Kivu ubwo urumva twa dusimbuke gato mu biganiro byari bikeneye kugira ngo abantu babyumve rwose. Tugaruka hano kuri front line ku mirongo y'urugamba hano hari kare dogera kata za Sud Kivu za Minembwe n'ahandi. Mu makuru mfite na makuru angezeho mu masaha y'umugoroba mu mugoroba washize ubwo hari ku munsi w'ejo tariki ya mbere mu masaha y'umugoroba nakiriye amakuru ko nyuma yuko hari ibitero bimaze iminsi biri guturuka hano muri za Uvira bikazamuka bikaza hano bigashaka kurasa abaturage cyangwa se bakarasa hariya mu bikorwa remezo hano mu mujyi wa Bukavu nahe hose byaje kurangira M23 ngo bafashe icyemezo cyo gutangira gutegura kuba uyu mujyi wa Uvira bawukuramo ndetse ingabo z'abarundi ziri hariya n'ubundi ziri gushirwa Uvira muri santere no mu nkengero ziri ntara ku mupaka w'u Burundi na Kongo za Gatogoto no mu kibaya no ku nkengero muri ngo ni Plaine de Ruzizi nuwa ngo ibi byose M23 yavuze ngo tugiye kubishiraho iherezo. Icyo bisobanuye niki ndimo ndakomeza nyimbwira abantu ko buriya anytime twakumva hari urugamba rukomeye cyane kubera ko amakuru mfite na reinforcement zatangiye gukorwa barazikoze FARDC yatangiye kuzikora kuri kote ya M23 barimo barariforcinga wagera no kuri kote yewe kuri kote ya M23 nabo ugasanga barimo kugira ute barimo barariforcinga. Ibiro ni ibimenyetso simusiga bigaragaza ko Vincent urugamba hararushobora kwa rugiye guhinduka. Hari urugamba ntabwo ruzahinduka byoroshye ahubwo ruri mu nzira yo kurangira. Ariko ngo abarundi ngo nibeza ngo abarundi ngo nibeza ngo mu kurwanira ahantu ngo harambuye kandi ikintu mbonamo ko M23 yamaze gushyiraho ifatika y'ukuntu abarundi bazahunga yamaze gushyiraho ifatika y'ukuntu abarundi bazahunga. Urabona ko imisozi ya Minembwe imaze kuyigeramo ifashije twirwaneho. Imisozi ya Fizi iyirimo hano za Kamanyuro za Nyangezi hose irahari. Ukomeza uzamuka ku buryo abari mu kibaya cya Rusizi kwikuramo biroroshye bazagenda bagumi wabo. None abari rugunu muri za Uvira bazagenda nabo bavamo kubera ko bazaba babona base militaire zose za nani za M23 ziri mu misozi kuba bapirona hariya mu kibaya cya Uvira kuko ni nko mu kibaya ni ahantu harambuye gutya ameze nk'iki kiyaga kuhapirona biroroshye. Abarundi rero ikintu bazakora bazikuramo none bamara kwikuramo kuko nta buryo bazaba bafite wo kuraza umuntu uri hejuru yaho. Ahangaho urugamba rwo rurimo rurirangiza kubera ko strategy M23 yashyizeho irafatika. Yes Vincent ngira ngo niba nta zindi update ufite kuko turi mu rugendo n'ubundi turi muri urugendo rwo kuri tele tugenda tureba hirya no hino uko bimeze tunerekera nyine aho kuri front line cyangwa se ku mirongo y'urugamba hari kubera urugamba. Ndagira ngo twasoreza hanga kugira ngo dukomeze urugendo tujye kureba uko hirya no hino bimeze. Kadusoze ku nkuru imwe hari inkuru mbonye y'abepiskopi b'abarundi ndetse n'abepiskopi katolika b'abanyarwanda bahuye bakora inama baraganira bavuga yuko u Rwanda n'u Burundi barakwiye kuba habaho ubwumvikane bushingiye kuri diplomasi ndetse bushingiye no mu biganiro. Bakurikije amagambo president w'u Burundi yagiye avuga babona yuko bira bintu bikwiye gushira noneho Burundi bugafungura imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi kuko abepiskopi b'u Rwanda ndetse n'u Burundi bavuze ngo nta murundi ushobora kuba adafite umunyarwanda. Ati kandi nta munyarwanda ushobora kubaho adafite umurundi. Ati bose ni magirirana. Turasaba yuko hakurikizwa inzira za diplomasi n'inzira z'ibiganiro imipaka igafungurwa noneho abantu bakagenda. Uvuze ko kantu uhita unyibutsa na utangiye kubona ibintu biri kunugwanurwa ku buryo n'ababandi bibihuha nabonye bari kugaragaza ndayishimiye rwose ngo yemeye ngo baherutse kubyuka ngo basanga umupaka ngo w'u Rwanda n'u Burundi urafunguye. Birashoboka nabyo iki kintu kigeze kibaho birashoboka kubera niba abepiskopi batangiye kubisaba kandi urabizi ko abepiskopi katolika haba mu Rwanda haba mu Burundi bafite uruhare runini muri politike z'ibi bihugu kuko batanga inama ku banyepolitiki batanga inama
rero ku banyepolitike b'u Burundi bayitanga mu Rwanda bakabyumvikana bakabikurikiza noneho bagenda neza imipaka bakakumvikana ku buryo babyuka bagasanga koko imipaka ifunguye babivugana none bamara kuvugana u Burundi zo kuvuga gusa ngo imipaka twayifunguye bagasohora itangazo nta mafaranga bisaba ngo bisabe bije runaka kandi urabizi yuko intasi z'u Burundi zaje mu Rwanda baraganira Nduhungire yarabigaragaje n'u Rwanda barabigaragaje muri rusange ibyo biroroshye rero kuba babikora ndagushimiye. Yes, nguko rero nuko amakuru yacu yo muri aya masaha yarangana cyangwa se nuko twe twayabateguriye, ariko amasaha nayo bagenda tubana make bitewe nuko rwose tuba tugiye kugenda twimura tere tujya handi hirya rwose aho muri buze kugenda mubona inkuru zidasanzwe. Icyo bisobanuye niki, mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu. Niba waruhageze rwose ari ubwa mbere, urasabwa guhita ukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'amakuru ari update ahageze uzajye uyabona mu imbere. Ku batarabikoze ro mubikore, ku babikoze mwibuke gukanda like ndetse na share, muna sharing cyane rwose kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari. Vincent, wakoze cyane. Nawe wakoze Eugene, ndagushimiye aka kanya wampaye. Urakoze cyane cha. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza. Tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hiturugiye kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Aje kugira dufatanye kugira dutanga umutekano mu gace ka Minembwe, kugira dutanga umutekano no mu nkengero za Minembwe ndetse n'ibindi bice tubibohore. Ikintu kinuma gikomeye cyane nabonye berekanyemo n'abantu bavuka mwabira bice babaga muri Amerika. Bavuze ati twebwe Amerika tuyivuyemo, tugarutse iwacu gushaka umutekano. Donc abanyamerika bamwe batangiye kuva mu abanyamerika, impunzi z'abanyamerika zarahuye muri Amerika zatashye zizi nazo zatashye zirabatwe tuje hano kuri Frontline, tuje kwihanganira na FARDC yatubujije amahoro imyaka 8. Abangabo muri FDLR bamaye ndetse n'abandi batubujije amahoro mu gihe kingana n'imyaka 8. Turaje twihanganire twishakira amahoro duhari, ntabwo dutegereje ko runaka ruzadushakira amahoro. Niba dore dusaba yuko dukora ibiganiro direct na n'ubutegetsi bwakisha saba kabyanga katuze tubiharanire noneho turi no kuri Frontline. Baberekanye rwose ese Matama yaberekanye batavanga muri Amerika, ariko babihebye baza hano baje kudufasha uru rugamba turimo. Aho ni mu gace ka Minembwe. Urabizi yuko Minembwe kiriya gice cyose twirwaneho imaze gufatikanya na AFM 23 bahise bakigarurira cyose. Babanje bigarurira komine Minembwe. Urabizi yuko Sematama makanika pa Sematama ntiyarahari, ariko makanika pa Sematama yisagaruka agarutse hageze igikorwa cya mbere bakoze bahise bigarurira komine ya Minembwe. Nyuma yaho bigarurira utundi duce dutandukanye. Ubu bamaze gufata ahantu hanini, Minembwe yose iri mu maboko yabo. Ubu ngo baravuga yuko bagiye gukomereza za Ovira, bakomeze bagende za Karemi na za Tanganyika. Ibyo byose ibyo bice byose babihore, none barebe icyo Tshisekedi akomeza kuvuga niba temera ko baganira. Nico bagamije, nicyo Sematama yavuze aravuga ati twebwe turi hano ntabwo twiteguye kuhava intego yacu tutayigezeho. Tuzahava hano tuhabasize dukomeza ahandi. Tuzahava dusize umutekano ubonetse tuhasige mwebwe baturage musigare mushyizeho ubuyobozi bwanyu mwikontorora kuko nicyo dukeneye. Ntabwo tuzahava rero bino bidakemutse. Uko bigenda kose icyo twiyemeje niko Sematama yavugaga, nuko umuturage w'umunyamurenge yiyumva nk'umunyekongo kubera ko nicyo gihugu cye, rero kwita umututsi
byo kwita umunyarwanda ntabwo biri byo kwita warya ngo ni umupfurero abapfurero ni abandi buriya abapfurero hari abapfurero hari ariko ubona kenshi na kenshi bakunda gutera abanyamurenge abapfurero bafatanyije n'abo bita ababembe buriya ni ibintu byatangiye kera ariko ubutegetsi bw'ikishoza bugenda bubishyiramo imbaraga kugira ngo batorongeze abanyamurenge abapfurero n'ababembe bafatanyije ku ikubitiro rero Vincent ndagira ngo kugira twinjiremo neza uwitwa Neva aratangiye ati ubwoba buramuriye bitewe n'urwo yishigisha ari kugenda abona ari kumwegereza kugira rusoma ariko yegereza kurusoma arabutangiye aho aravuze ati tabaraniramuke kubivuge neza ikibujumbura ariko urusoma arimo aratangira ari kumwegereza reka none se hari riragwa mu gihugu cye hari saso riragwayo harya rumva iwe ntabwo donc inzu ntabwo irafatira izibu iye umwotsi ntabwo umuriro urava hakurya ngo ugere iwe haraburagatangire hafatwa so rero mu rwego rwo kwitabara ati ndabizi rero itabara n'ubundi niramuka ifashe niramuka ije hano Uvira niyaramuka hafashwe itabara izomoka ati ariko nibigenda gutya ati nanjye harya handi ngo nzanyura mu Kirundo njye gufata Kigali ngazaca mu Kirundo gufata Kigali agere Kigali ngo bizamworohera kurinda kilometero kare 62 ziri hano hakurya zaramunaniye zigoma ngo azomoka afata Kigali hanyuma Vise aha hantu ikintu nagira ngo nshaka kugira ngo tubanze tuvugeho wamfasha ukambwira mbwira uyu mugabo ngo igisirikare cyabo iki gisirikare cy'u Burundi FDNB ngo ni beza cyane ngo ahantu harambuye ngo n'abarwanyi beza cyane ngo ahantu harambuye uko rero nabise se nabise kibuno n'amaguru twe twari twarabise abaterete